Imana yongeye kwitegereza neza, irebye mu mpande z'igicaniro Gideyoni yari yubatse, ibonaho ibindi bicaniro. None ko naringize ngo ngiye gukoresha Gideyoni ko yaranyubakiye igicaniro, biriya bindi ndeba mu mpande ni ibiki? Haleluya. Ndi Imana itabangikanywa, ndi Imana itabangikanywa, ndi Imana itabangikanywa. Sinzakoresha uriya muntu hagati ya biriya bicaniro bimeze kuriya, uretse abanje akabisenya, sinzamukoresha. Jya wigenzura mbere yuko, reka mbabwire, njyewe sindimo kurenganya ubuyobozi bw'u Rwanda kugufunga amatorero. Natwe twari tumaze kugira akajagari, dufite amutiyaje mu bantu, mu baturage bacu. Abaturage ni abareba kugira ngo ni abacu. Uza akavuyo twari tumaze kugira byari bimeze kuri n'ibindi. Nta wundi muhungu uraho ushaye ku ntebe isa n'izi ngo ayibe. Haguruka muracyara basore, igira vuba minota yandangira. None se wowe ni umuhanuzi, ariko ni umuvugabutumwa. Ni umuvugabutumwa, ni umuvugabutumwa. Uzi iyo twakubisemo suti n'amakaruvati tuba twera nk'aka kantuza. Ariko ntukarebe ibiri mu mpande, ntukarebe ibiri mu bashumbi iyo bateranye, ntukarebe ibiri mu bahanuzi, mu bayumbi bapanga ngo bajye kwa runaka ngo kumukorera iuduma. Noneho abo mu mugi bajya gusengera wa professors gusa ngo niho beretse, bashobora kwerekwa ku mukene. Iyo Mana izavuga ku bakire gusa ni Mana ki? Iyo Mana izavuga ku bize gusa ni Mana ki? Iyo Mana izavuga ku bafite amafaranga gusa ni Mana nyabaki? Sigaho, reka kuvangira Imana. Ntivangirwa, ntibangikanywa n'izindi mana. Yo ikeneye ngo ikwiharire, yiharire umutima wawe yonyine. Haleluya, haleluya. Kuyivangira kuriya kariya gatogo ntabwo izakemera. Muri korari kariya gatogo ntizakemera, mu itorero ntizakemera. Niyo mpamvu izikabikandagiramo ikavuga ngo noneho mbikandagiyemo. Hari umuntu wafunga itorero ry'Imana, Imana iri hari ikamwihorera, ibona rirengana yamukora. Hari umuntu iherutse kuntuma irambwira ngo mubwire ngo ibyo bintu urimo kwiha Imana ikakubuza ukanga kubireka, ngo iraje ibisobeke ngo kubisobanura bizakugora. Yabisobetse hari wabisobanura. Imana idashaka ko bafunga itorero hari wayitunga n'urutoki. Nibishoboka yaritunga urutoki akarara apfuyeho. Ariko kubera ko nayo imaze kubona dufite akavuyo, iraturika amaso ikabona ibisa gutya, yaturika ahandi ikabona ibisa gutya. Ariko ku cyumweru amapendo nazavuvuze, noneho umuriro waraka. Bambuse ku mupaka ngo nizane ngo basake. Ese murasaka iki? Wande ko biba bikomeye. Harimo ipendo, harimo vuvuzera, noneho harimo n'akandi gatoya. Iyo nkeneye guhimbaza Imana ndakavuze, nakaguze Tanzania. Byose birunze. Mwese ibi ni ibyo guhimbarisha Imana. Harimo na Bibiliya n'indirimbo.
bwa kabiri ndagaruka ngo yikoreye bya bintu bwa gatatu ngo igende bagiye kuntereza inzu nibuka ko ndi umwarimu ndavuga ngo reka njye gushaka inguzanyo muri banki ngezeyo endi nihuse bantumye impamyabumenyi kandi nigiye ku birenge bya Yesu mu buzima n'indangamuntu ndahagarara mbashyira indangamuntu ngende mbabwira umwirondoro ko naturutse muri Toro ndavuga ngo reka njye kubaza uwampaye ubu bwenge bwo kwigisha kuki atampaye na diplome ngo njye nyereka ngenda numva nababaye imbere y'Imana mu gihugu wa muhungu wanjye si ukizi icyo gihugu ntabwo nakikuraje nanuza ari he Espoir kumwe na nuzana n'uyu nguyu wa muhungu nahozemo dore nguri haguruka mama gihuru cyanjye abahungu ko ari babiri na Espoir simukizi ntabwo niho nagiye ndavuga reka njye kuyibaza diplome kandi ngiye gutinda reka nzendekera subire kuri kugira ngo ngiye gusubira kuri ibi mukanya ariko reka mvuge iyo diplome nanone ga nayivuzeho ngira amagambo menshi ariko numvise mbabaye byari bigeze aho bamwe amafaranga bari bagiye kuntereza inzu cyamunara bakandega kubashumba ariko hari ahandi baturega se ko bagira ngo badusebye ntibagiye kundega mu bayobozi basanzwe no kujya ngo ndimo ndayemo kugira ngo basebye da ngo wa muntu wanyu abayobozi bakari bo bampamagara ngo ko wumva barimo kukurega yo baza Bibiliya n'indirimbo nzamuka umusozi njya muri icyo gihuru ngezeyo mvuga amasengesho menshi ariko nkumva ntarimo kurenga aha ariko mbwira Imana nti Mana rwose warakoze wampaye akazi kandi mfite n'ubwenge n'ukuri ko Imana ubwenge bwagiyemo sinzi iyo bwavuye kandi sinari mbufite. But today I can teach in English, I can speak English very well with a good pronunciation. I can teach in English. I can make my own learning aids and schemes of work. None se I can. Today I can. Biturutse muri ibi bintu bituma muri make byihuse bibaye nka saa 7 ariko nafashe indirimbo mfata Bibiliya mbura ijambo na rimwe ndaceceka gusa nicara mu gihuru ndavuga ntireka buke ntahe uko nakaguze ijambo muri Bibiliya nayifashe gutya nidundarika mu gihuru kandi burya hari na hari inyamaswa yaje isakuriza hirya yanjye numva maramunda akajya agira gutya ndavuga ngo nicyo narindiriye ariko numva nk'imbaraga zinjemo mugaho kundini narahagaze ndavuga ngo rastidi bokota yanela numve pfo mwumanga irimo iriruka numva nk'ikintu cyari kinyambaye kirandekuye igihe mfashe Bibiliya yamburiye umumaro byatinze mu gicuku hahandi n'ubunyoni butakivuga nta mamoto nta mamodoka nta bintu bigenda ntaki
numva ijwi rirampamagaye rirambaza ngo niki, ndayibwira ngo naje kugira ngo umpereze diplome yo guhereza manager. Irambaza ngo niki ufite mu ntoki, ndebye nsanga ni Bibiliya. Nambwira ngo ngiyo diplome yawe, ngo jyaniyo. Ndebye nsanga ni Bibiliya, ndapfukama ndashima ndavuga nti Imana urakoze kumpaye diplome. Ndasohoka ngeze ku muryango w'igihuru na Bibiliya yanjye, niho nasanze umudayimoni antegerereje. Arambaza ngo ravu uvugishije ukuri ugiye kujyana Bibiliya muri banka baguha amafaranga? Numva ntibiri bushoboka, subira mu gihuru. Ndapfukama imbere y'Imana ndayibaza ngo rata Mana uvugishije ukuri njyane Bibiliya muri banka barampa amafaranga. Imana amagambo ari mu migani ngo ninjye nyiri inama no kumenya gutunganye, ngo ninjye muhanga ngo kandi mfite n'ububasha, ngo ninjye uhabami n'ibikomangoma guca imanza zitabera, ngo nkunda bankunda ngo kandi baseka none masi. Ndavuga ngo Imana iravuze, niyo muhanga kandi mfite n'iki n'ububasha, niyo uhabami n'ibikomangoma guca imanza zitabera. Ndavuga nti igikomangoma ni maneke. Ndataha mu gitondo ndakaraba neza, nafashe Bibiliya na telefone gusa, kandi Bibiliya nyifata mu ntoki. Ndagenda nyura mu mujyi wa Nyagatare wose, ndagenda no muri banka sangamo manager, ndamubwira ndamusuhuza, ambwira mu Cyongereza that you may sit, nanjye ndicara. Arambaza have you brought your diploma? Excuse me sir. Manza muha excuse. Ndahagarara. Ndayimutunga namubwira ngo this is my diploma which I'm using today. Yarayirebye ampera ku mutwe ageza ku birenge, akuramo rineti. Arambaza ngo what? Ndamusubiramo namubwira ngo this is the diploma which I'm using today. Nongera ngo I don't know whether I can go and I photo. Sinari nakabona naho bafotora Bibiliya. Niyambwira ngo nzane photocopy siziyo nari buyiva. Napfuye kumva mbimubwiye, anyitegereza cyane. Ariko end yarambajije yabanje ariko ajugunya documents ibintu z'ibidosiye byanjye nkiriya, akorera abantu batatu nguma nicaye aho. Arangije yongeye andebye arambaza ngo what's going on? Ndamubwira I'm still waiting for you sir, I don't know. I've asked you that whether I can go and I photo this Bible and I bring you. Ndayimubwira ngo ndacyagutegereje, ninakubajije ngo sinzi niba nagenda nkafotoza iyi diploma yanjye nkayikuzanira foto. Arambwira that please teacher love, are you serious? Ndamubwira yes please. Yuvuze please bawiri tutashaka ko umuntu akomeza kongera ibindi. Arambaza which experience you have using that Bible? Ngo ufite ubumenyi uburambe bungana icyo ukoresha. Ndamubwira ngo 10 years has passed using that diploma. Sure. Ndamubwira ngo yes please. Noneho nabaye nk'uwigira serious, icyo avuze nkamubwira yes please. Nibyo mu Cyongereza biba haba briefly. Kuhina amagambo ukavuga ijambo rimwe rikubiyemo amajambo menshi bakamenya icyo uvuze. Arambaza which contract do you have? Namubwira permanent contract. Mwampereye gratitude. Hallelujah. Isi ya none ikeneye amasengesho y'abeza. Hirya no hino hari imbohe zitegereje. Isi ya none ikeneye amasengesho. Hirya no hino hari
So kanze ntega kamoti minota nk'itatu bangeze ku ishuri ninjira muri office ya Dimasa namubwira excuse me sir, can't you lend me my contract and I photo and I bring it back. I have to bring back original. Icho ni Cyongereza. Cyongereza. Yeah. None sigiye bari kubishira nari ngiye. Nakokana. Sibushera sibananiye gukupigemerenye z'amaso. Nari narazipima. Zirananira ngo ubwo ndimo ndacuruza muri Nyagatare ngo abana babe. Ariko Father God. Amen. He's the powerful man. He can. Arashoboye. Hallelujah. Niyo dusenze iratwumva. Rangurura bazutangariza abafite inda. Mira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara bayo. Iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo. Iyo dusenze iratwumva. Minota zero ndayimuzana arambira ngo kandi Bibiliya narayigendanaga nta kuyisiginya muri office kwa Dimasa tayari na Bibiliya nakwinjira akabanza amaso kuri Bibiliya nyengo ibintu byakaze nago yari ifite aha hatukura arinjiraga akabanza kukwita amaso Bibiliya icyo mvuze akakima very fast kubera yabanje kubona Bibiliya subiye kwa manager nzana Bibiliya na contract akajya areba contract akareba Bibiliya akandeba akareba contract akareba Bibiliya akandeba arambwira ngo teacher love ndamubwira yes please ngo niba abandi barakugiriye icyizere niyo Bibiliya yawe ngo jewe nabuzwa n'iki kukigirira niyo Bibiliya yawe vuga ngo noneho nta mpamvu Noneho nta mpamvu. Terebo ashingira umukobwa we wa
muhungu barateta akamusaba ibikingi byo hepfo n'ibyo haruguru barateta bagubwa neza ariko ngo bakomeze bagere hirya ab'igihe cya Kalebu na Yosuwa bose batanze barangiye abandi batangira kwigira nabi bakora ibimeze gutya Imana irabareba iravuga ngo irebye Gideon iramubwira ngo Gideon narimvuze ko nzagukoresha ariko banza sinyigukoresheje uretse kubaka you stop building and you destroy urekeye kubaka ubanza usenye kabisa kundura biro kandi abantu ntibashaka gusenya barashaka kubakira hejuru y'ibingibi kandi Imana nawe ntizabyemera izagumye bikandagiremo insengero zifunge abapasitori batora imirongo bakibugana noneho twasengeraga kuri wa musozi aho garate bashizeho icyapa kivuze ngo ntabwo byemewe gusengera hano mu cyumba cyawe nturi buhasengere niba gusangana abantu barenze bangahe buri muntu ni miliyoni zingana kugeza igihe tuzasengera tugasubira kuri levo yo hasi Imana ikatwiharira ikatubona yanyine ikabona yahagarara yarebera akabona imigambi n'abagenda akrosinga boda buri gihe intego ko ari umurimo wa data gusa haleluya ikabona ko nta zindi zakamugobeko zirimo nishaka ibindi bikamugobeko birimo mwitwaza igicaniro cy'Imana witwaza gusenga ujya gusamba witwaza korari ukatira mu baturanyi mu buzu bw'abandi iyo ni korari ki korari niba barepeta saa 9 ukagenda saa 6 uraririmba ntumwiryo uragoronzora ijwi ritari iryawe ngo bakunde bakumve kubera ko ari wowe bahereza mikoro buri munsi ukica ibintu bayiguha ukayifatisha gutya Gideon Imana iramwitegereza iramubwira Gideon sinzagukoresha ndirahiye sinzagukoresha Imana itabangikanywa n'izindi mana banza ugenda usenya ibicaniro so yubakiye utemeza shera ziri mu mpande yabyo maze nurangiza kubitemagura nurangiza kubisenya byose ukabivanaho urezite ubyitonde numara kucyubaka neza ibintu bimparire dorize dati cyubaka abakuvuga ubihorere abagusuzugura ubihorere abaguteka iminsi ubihorere zagendana nawe zagukoresha ntagombe abantu benshi zagukoresha Gideon ngo byumva aravuga ngo I must do gomba kubikora nubwo bigoye nubwo bibabaje nubwo ari byo byari bintunze but I must do I have to do it ariko ntiyabashije kubikora ku manywa kubera ko yatinyaga n'ubwoko bw'iwabo yabikoze nijoro arabisenya itaye ku ngaruka arabisenya ngirira uwo mwegeranye ngo senyera Satani isenyereho izakumarira abana nawe ubwawe izakumara senya Imana ikeneye kubona ubwami bwa Satani ari amatongo reka kwivangavangatanya nayo ngo urimo urakora umurimo w'Imana senya bigaragare ko
niko yashenye iravuga ngo kweri 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 imwigisha gukora ibitangaza iramubwira ngo manuka ndi kumwe nawe abantu baramuherekeza inzovu zingahe 3 Imana ibona ibimuri mu mpande ari byo biteza mutiyaje iramwongorera iramubwira ngo abo bantu muri kumwe barakabije abo bantu mwirirwa mwitsiritanya barakabije kwisubiza abo bantu wirirwa upositinga yo wandika kuri Instagram abo wandikiranya nabo kuri Instagram hari uwitwa ngo numurokore wayobeje message ayinyoherereza ariko amagambo yari yanditse sinatinyuka no kuyababwira ndamusubiza ngo mwene data ngo mucyonya ngara ngo pardon nko kuvuga ngo sinumvise neza binsubiriremo neza yeba babona ni jewe message yagiyeho we yo wirirwa upostinga bidafite 11 wowe wambara neza ariko ugapostinga akantu kambaye agakariso kaciye mu kaburi bagapostinga ngo twarebe katumarira iki nka jumenya ko amanomero y'abantu ufite atari ngombwa kwirirwa ubereka ubusa bw'abantu bambaye haleluya biba mariye iki kuki utashyiraho umurongo wabafasha Imana iramubwira ngo abo bantu muri kumwe barakabije kubabera sinzi nagukoresha neva banza ngomba kubanza nk'abagabanya Gideon aravuga ngo kugigiye Imana umwanza bikaze ariko ubwo nemeye nkasenya bya bindi nabo nashaka abagabanya babandi birirwa bakubwira ubusa bakagutesha umwanya bagabanye Gideon amaze ndabagabanya gute Imana namubwira ngo banza urangururire muri bo ngo ufite ubwo bagahindishwa umushyitsi n'intambara atahe asubireyo abivuze hagenda abantu inzovu 2 n'amagana n'ibihumbi inzovu 2 n'ibihumbi 22 ngayo ngo umva abo bantu tekereza ngo bangana iki none wirirwa ngo barunaka baragiye bibagiye jewe iyo mbona urimo guhanga Imana muri igenda ndakureka kuko Imana nabibonye gushya bamaze gusubiraho Gideon arabyitegereza abwira Imana ngo basubiyeyo ngo ngaho ni mugende Imana ibabonye uko bagenda irabitegereza ibona baracyakabije iramubwira ngo nubundi abo mukomeje kugendana baracyakabije bamanure kukajya kageze reka zane kompasiyo zana kagezi ka kompasiyo nakubite hagati y'abapasitori 4 bari mu itorero bari basanzwe basenga asigaye umuririza reka nzane igikona kizane miliyari kiyiba kubite hagati kibabwire ngo mwubake neza urusengero kubera ko DCD hasigaye mwitore muzayibika nuri buyikoresha umuriro uzaka haleluya ramubwira ngo bamanure ku kagezi abamanura ku kagezi ngo baraje bavuga ngo noneho ngo rabu ntari busenge ngo ntituri busirimbe turamaze igihe twasirimbe haleluya nitubanze dusenye urabyinira iki urabyina utasenye banza usenya usenyere mashera iri mu mpande zawe Imana isigari kwiharira haleluya amen abagejeje ku kagezi aramubwira hagarara ku ruhande arahahagarara abari bunyweshe ururimi baje bagize ururimi nk'imbwa ku ruhande abari bunyweshe amashi ku ruhande
noneho abazaga bakaza bareba ibifaranga, baza bareba abakobwa, baza bareba abahungu, baza bareba imyenda, baza bareba iki, baje bagize ururimi nk'imbwa ku ruhande. Arangije aramuga ngo abaje bagize ururimi nk'imbwa bagende. Abahungu banjye mwabyumvise ko harimo abagenda baje bagize ururimi nk'imbwa ku ruhande. Amaze kubashira ku ruhande aramubwira ngo jyana nabo 300, kandi umurimo urakorwa. Gideon anesha abamidiyani, Abisirayeli bagiriho muri imyaka 40. Haleluya, haleluya. Uvuga ngo noneho ubwo bimeze gutyo nanjye nta mpamvu. Reka mbereke, Imana irashaka kwigusigarana wenyine gutyo. Nibwo izaza ikakorana nawe, nibwo izasohoza amasezerano yakubwiye. Ibi byose bitarimo, umuhungu witwa Samuel yanze kuja bagize ururimi nk'imbwa. Abahungu Finehasi na Yefuni baruja bagiza nk'imbwa, bapfura umunsi umwe na se. Ariko Samuel ngo arakura, arabakurana. Kandi DNA ngo DNA umutambyi byabagaho muri iryo hema ariho bisambanira, ariho byirirwa bikorera ibyaha, byitwa ngo ni ibitambi. Ariko Bibiliya avuga ngo bari ibigoryi. Umuhungu witwa Joseph yakuranye ngo na bene Biruha, ngo na bene Zirupa. Bibiliya yongeraho ngo bakase, bamwanga, bamuhora ubusa, ari imfubyi, ngo nuko batavukana mwanyina. Mbariza uwo mwegeranye ngo abo wangu bahora iki? Bakugize bati Joseph yakugiza, Joseph yakugizate, bari mwana so. Joseph yakugizate, igituma umwanga ukamwifuriza inabi niki? Ariko byashoje ari ubayoboye. Haleluya, haleluya. Yanze kuja bagize ururimi nk'imbwa umugore wa Potifari ashaka ko babinda. Aramubwira ngo nta mpamvu, nubwo bimeze gutyo nta mpamvu. Reka mbabwire, reka ndekera tugiye gusenga. Umukobwa witwa Esteri wari imfubyi, ari n'umunyaga, bari mu gihugu kitari icyabo. Yahagaraye ku ijambo rivuga ngo nta mpamvu yo kwiyandarika abo mwamikazi. Haleluya. Kugira ngo nta mpamvu. Kandi reka mbabwire isengesho tugiye gusenga. Nta bisirimba byinshi biri bube biri. Iki gihe si igihe cy'ibisirimba, ni igihe cy'umuntu akwiye kwisubiraho akireba we n'Imana ye. Yakubwira gusenya ugasenya, ukareka kugumya kubakira hejuru y'ibintu bimeze kuriya. Hanyuma nyuma yo gusenya, nyuma yo gusenya tukabona kubaka. Haleluya. Mwankundiye twajyanye mu ijambo. Iyo wemeye gusenya, nayo yemera gukorana nawe mu gihe cyawe. Kandi igihe cyawe ni iki? Witekereza ko hari ikindi gihe ngo uvuge ngo buriya ni ba runaka babwi. Oya, wowe wumvise ibi, ni wowe uhagaze mu gihe cyawe. None ga uyu munsi
ndashaka abantu bumva bagiye guhagarara mu ruhande rwa Gideyoni. Dore nguriya do n'igicaniro cye. Muze duhagararane hano. Umuntu wumvise ko hari ikintu akwiye gusenya, wabivuga utabivuga nta mpamvu yo kubivuga, ariko ukabyemeranyaho n'umutima wawe. Utebuke hano uze dusenge kuko dore burije. Mutebuke muze hano. Mwambabari ariko mukajya mugira vuba. Kandi ubiyo bavuga ngo kubitama kanuso. Bari buze biru. Ariko ibi ni byo bizima. Nukuri dore ibingibi.